Yanongeye kugusuza kandi nkwifuriza umugisha w'Imana aho uri hose. Uri kumwe na Eugene nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero ngiye kukwereka uburyo ki ushobora gufata contact ukayibika kuri email mu gihe simukadi yawe yuzuye. Turagaruka nyuma y'ako kananga. Okay. Ukuntu rero bigenda buriya hari igihe tuba tuzi ibintu ariko buri wese abazi buri kintu cyari cyo cyose abakizi ariko mugenzi we ntacyo abazi. Niyo mpamvu dusaranganya ubumenyi kugira ngo buri muntu abashe kuba yamenya buri kantu ku kandi. Rero ndahangaha ngira ngo nkwereke uburyo ki ufata contact y'umuntu ukayibika kuri email nyine. Bisanzwe mu gihe simukadi yawe yuzuye, ahangaha bikunda kuba imbogamizi kuko usanga nk'umuntu yahuye na mugenzi we agiye kumuha nka nimero ya telefone, bikamusaba yuko yayibika kuri simukadi, akikanga simukadi nyine yuzuye ariko nta bundi buryo uba wakoresha usibye kumushyira kuri email. Hari benshi rero tutabizi, ntabwo tubizi yuko turabizi ko byinshi ntabyo tuba tuzi ariko tuba dukwiriye kuba twasaranganya ubumenyi. Ndahangaha rero ngira ngo ngufashe ku muntu utabizi, waba ubizi cyangwa utabizi ariko birakureba. Gusa nuko nshaka kukubwira ko kano kanya ushobora gufata contact y'umuntu ukayisevinga kuri email yawe kandi nta muntu ugira smartphone nta email agira. Hari igihe uba ufitemo email zirenze imwe ariko ugomba gucuzingamo cyangwa se guhitamo email imwe ugomba kujya ushyiraho abantu mu gihe simukadi yuzuye. Hari igihe simukadi ubikaho abantu ikaba ngombwa ko yuzura, ntabwo bakwiye kurenga 250, iyindi ikuzura ukagura simukadi ikuzura, ariko buriya ibyiza ni uko uba wayibika kuri email, burya aho ugeze hose uba wayikenera. Kuri phone naho habaho umwanya wo kubikaho contact, hari igihe yuzura ariko email nijya yuzura yo ni ibintu tumenyereye. Buriya iyo bagize gutya bakabura ukuntu bajyaho uba wabashyira kuri email. Nkwibutsa ko nyine ubu nyuma y'iyi video uzabona indi video ikwigisha uburyo ki ushobora gukura abantu kuri email ubashyira ku yindi mu gihe wumva ya yindi ya mbere utayishaka. Ugomba gufata ba bandi ukabashyira ku yindi email, aho birakunda nta kibazo. Wowe uzajye ukurikira 5/5 kandi utibagirwa na subscribe. Tugiye gutangira rero nkwereke uburyo ki ushobora gufata contact ukayibika kuri email. Ikintu cya mbere turi buze kwifashisha, turaza twifashishe ikintu cya mbere, turifashisha ikintu cya mbere turi buze kwifashisha nta kindi ni dore ni ya application, dore ni application iyo hejuru yanditseho phone, tukaza kumanuka gatoya tukaza tugakoresha n'iyi application. Iyi ngiyi yo hejuru iy'umuhondo yangira ngo muri kubibona. Okay, tugiye gufata nimero twumva dushaka tuzandike.
niturangiza kuzandika 78 90 20 79 tuzaza tuzisevinge, kore save. Nyuma yuko tuzisevinga turabanza tukandikamo izina ry'iyo nimero, hajya aba ari iy'umuntu runaka. Basi twandikemo Eugene, Eugene. Niturangiza dusevinge ya nimero yacu twemejeho izina, ni ukuvuga ngo hano ikintu nshaka kubereka, murabona hano, murabona tugiye kuri simukadi yacu iruzuye, tubonye ko yuzuye. Ikintu kizabigufasha rero ko ugomba gufata iyo contact ukayibika kuri email, uzaza kuri aka kantu uzaza ukande kuri iyi saving to, uzakandaho bahite baguha email, uhitamo nimba ari zingahe, ngomba gucuzingamo email imwe. Nimba ushaka kubabika kuri telefone ngaha wabikora nta kibazo, ubundi ukandikamo izina ryawe, ukabona kuza gusevinga nyuma. Murabona ko iri ready yo kubirimo, ukaza ugasevinga Eugene saved, ngira ngo murareba ko babitweretse. Nta kindi rero usibye kuba nari nshatse kukwereka uburyo ki ushobora gufata contact ukayibika kuri email. Nanabashimira kandi gukomeza kudukurikira 5/5, gusa ngusaba gukanda subscribe mu gihe uri mushya kuri iyi channel. Mwifurije ibihe byiza, ciao.